agira ngo mbabwire ngo njyewe shangazi Imana yampamagaye mu buryo bwo kugira ngo mfashe abantu nubake ingo. Ibi ntago ari ibintu biteye isoni, ntago ari ibintu ukwiriye kumva ko ari ibishitani cyangwa ari ibidayimoni nkuko ubitekereza, nkuko bamwe babivuga. Imana yampagurukije muri iki gihe kugira ngo nubake ingo, kuko byamaze kugaragara ko kenshi abagore b'abakristo cyane cyane nkunda kwibandaho cyane bakunda guhungira ibi bintu byo mu buriri kure, akumva nyine ntibyavugwaho, akumva ni ibintu by'ibipagani biri aho ngaho, akumva naho ageze babivuga akumva ntago yahicara. Ndagira ngo mbabwire ngo bakristo cyane cyane b'abagore, ibyo bintu ntago ari byo, kuko niba wubatse urugo uri umugore nyine ufite umubiri, umugabo afite umubiri, niba bitagenze neza ni hantu uzasanga baguciye inyuma. Ndagira ngo mbabwire ngo nakira benshi cyane b'abakristo, nakira abagore b'abakristo usanga avuga ati rwose ngiyewe sinajyaga numva ibi bintu nabyitaho. Ntabwo ibintu byose byigishwa ku ma social media ariko ari byiza, kuko ndabizi neza ko bihari pe, bikojeje isoni by'urukoza soni, abajyaho bakambara ubusa, abagira gute, abigisha uko bakora imibonano. Ibyo ni ibintu bibi, ni bibi cyane, ntago nakubwira ngo uzabirebe. Ariko noneho hariho n'ibyiza byubaka, bidakojeje isoni, bitarimo ibishegu, ushobora kuvuga kandi mu buryo bwiyubashye, cyane cyane nkatwe abakristo tugahugurana nk'abakristo kandi ibintu bikagenda neza. Ntabwo byose rero twabihindura ko ari ibintu bibi, ntabwo twavuga ko ari bibi, kuko harimo ibyiza, harimo abakristo, harimo abafite inama nziza kandi bakugira inama bikagenda neza. Hanyuma biriya by'ibishegu n'ibishitani n'iki byose ukabireka, ariko noneho utoranyemo ibyiza, kuko na Imana yaguhaye ubwenge. Reka twongere tubasuhuze bakunzi bashangazi, bakunzi b'ikiganiro cy'umuryango, tubaye ikaze muri iki kiganiro kandi Imana ibaho umugisha. Ndabizi ko mudukunda cyane kandi mukunda ibiganiro byacu, ibiganiro byiza byubaka, ibiganiro by'umuryango kandi bigenda bihindura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bihindura ibibazo byari bikomeye, byari ingutu mu ngo zacu, uyu munsi bikaba bimeze neza. Rero turashima Imana cyane kubwo iki kiganiro Imana yaduhaye kugira ngo tujye tubagezaho, cyangwa se izi mpuguro Imana yaduhaye kugira ngo tujye tuzibagezaho. Rero Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Reka none nkuko bisanzwe tubanze dusenga Imana, kuko nta kintu dukwiriye gukora icyo ari cyo cyose tutabanje gusenga Imana, tutabanje kwiragiza Imana kugira ngo Imana ibane natwe mu kiganiro, kuko turabakristo tuba tugomba gusenga. Imana turagushimiye kuri Imana yerekiranuka, tugushimiye kujya neza kwawe, izina ryawe nirishimwe. Tuje imbere yawe rero mu kiganiro cy'umuryango, turasabye ngo ubane natwe, utugire neza, ufashe izingo, ufashe aba bafite ibibazo mu ngo zabo, ibibazo bigiye bitandukanye, reka ubikemure kuba kuri Imana ishoboye ibintu byose. Tuguhaye ikaze rero, turakuraritse ngo ubane natwe, utugire neza, dutangiye kugeza dushoje, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma reka tubahe ikaze rero n'ubundi muri iki kiganiro cyiza cy'umuryango, ikiganiro tugenda twungukiramo ibintu byinshi, ikiganiro tugenda dukuramo impuguro zigiye zitandukanye, ikiganiro kidufasha kikatwubakira, kandi n'ukuri ndabizi ko mugikunda muri benshi. Ikintu kibinyereka nuko muza kundeba muvuga muti shangazi twarakubonye mu kiganiro, twarakubonye twubakira ingo, twarakubonye urimo gutanga ikiganiro, twumva twifuje kubonana nawe. Rero ibyo nibyo binyereka ko mugikurikira kandi mugikunda. Rero Imana ikomeze kubaha umugisha mwinshi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari muri Amerika, abari Uganda, abari mu Burundi, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, imigabane y'isi yose itandukanye. Ndabizi ko hari benshi bagenda bampamagara baza kundeba, abo bose ngenda mbabona, kandi n'ukuri ikintu nshimira Imana nuko abantu bose bangeraho ikibazo baba bafite kijyanye n'ibyo nkora, mbasha ko Imana inshoboza bikagenda neza. Uyu munsi bakaba barimo kumpamagara bavuga bati shangazi n'ukuri Imana yarakoze iyo yakuduhaye. Abantu benshi bankurikira cyangwa se abantu tubonana, mfite ubuhamya bw'abantu benshi bagenda bambwira bati n'ukuri byari byarangiye, urugo rwanjye rwe rusenyutse. Njya nakira abantu benshi batandukanye, umuntu akaza rero avuga ati shangazi n'ukuri ibibazo birankomereye, umugabo wanjye yarantaye, umugore wanjye ni ibibazo arimo aranca inyuma kubera impamvu runaka, wenda singira ku ngingo neza uko bikwiriye. Abo bose ikintu kijya kinshimisha nuko tuganira kandi bikaza kugera ku musozo, cyangwa se nyuma ibintu bigenze neza akazampamagara mbwira ati n'ukuri warakoze kubera ubufasha namuhaye, ni imiti wenda se namuhaye, ni inama namugiriye,
binyakiriye kuko byose mbasha kubikora, nkumva rero mbishimiye Imana ko igenda ikora ibintu bikomeye. Imana rero ibaho umugisha. N'ubundi ni Shangazi Dative nkuko bisanzwe musanzwe mumenyereye, ngira ngo abantu benshi munzi ku maradiyo agiye atandukanye, mu biganiro by'umuryango byo kubaka ingo, aho tugenda tukinjira mu buriri tukagenda tukareba ibibazo birimo, tukareba hari abantu bibwira ko hari kuba yarashatse umugore cyangwa yarashatse umugabo biba byararangiye gutyo gusa, kuba yarabyaye, kuba yicaye mu rugo aganje ameze neza afite abana agize gute, akumva nyine yagezeyo yarashyikiriye, ariko atazi ko hari irindi banga rishobora kumusenyera mu gihe runaka arangaye. Kuko urumva ashobora kuba atabizi, atazi, akumva nyine kuba yarabyaye afite ibyo byose nta kibazo, ariko atazi uburyo wenda bashobora gufata umugabo neza, uburyo ki wenda bashobora kunezeza umugabo, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye, cyangwa se umugabo uburyo ki yakwiriye gufata umugore we neza mu gitanda. Ibyo byose hari igihe abantu batabimenya, akumva rero ibyo afite cyangwa se uko ameze nuko nguko, akumva yarashyikira cyangwa se akumva ko nyine bihagije. Ariko biba bikwiriye kugira ngo habeho inama, habeho kungurana ibitekerezo, icyo utazi ubaze. Buriya biba byiza niba hari ikintu utazi ugomba kubaza, ukigira bagenzi bawe, ni wenda udafite uburyo umuntu kugira inama ukabaza. Hari igihe umuntu yumva ibintu ugasanga asanze wenda abandi bagore barimo baraganira, n'urugero ugasanga ahise abahungira kure ngo bariya barimo baravuga ibishitani n'iki byose, hanyuma ugasanga abantu benshi umuntu ahura wenda ari kumwe n'abandi bagore bateruye ikiganiro cy'uburyo ushobora gufata umugabo neza, ugasanga ahise ahunga, agahita ahunga. Abenshi b'abakristo cyane cyane bo bakunda kubikora, ngo ibyo ni ibishitani, ibyo bintu muvuga ni biki, ibyo bintu by'ibidayimoni, ugasanga urabihungira kure, kandi wamara kubihunga ugasanga ahubwo n'wowe ugiye niwe ubyangiza cyane, kubera ko nyine utigeze uganira n'abandi bagore. Agira ngo mbabwire ngo njyewe Shangazi Imana yampamagaye mu buryo bwo kugira ngo mfashe abantu nubake ingo. Ibi ntabwo ari ibintu biteye isoni, ntabwo ari ibintu ukwiriye kumva ko ari ibishitani cyangwa ari ibidayimoni nk'uko ubitekereza, nk'uko bamwe babivuga. Imana yampagurukije muri iki gihe kugira ngo nubake ingo, kuko byamaze kugaragara ko kenshi abagore b'abakristo cyane cyane nkunda kwibandaho cyane, bakunda guhungira ibi bintu byo mu buriri kure, akumva nyine ntibyavugwaho, akumva ni ibintu by'ibipagani biri aho ngaho, akumva naho ageze babivuga, akumva ntabwo yahicara. Ndagira ngo mbabwire ngo bakristo cyane cyane b'abagore, ibyo bintu ntabwo ari byo. Kuko niba wubatse urugo uri umugore nyine ufite umubiri, umugabo afite umubiri, niba bitagenze neza ni hantu uzasanga baguciye inyuma. Ndagira ngo mbabwire ngo nakira benshi cyane b'abakristo, nakira abagore b'abakristo usanga avuga ati rwose ngiyewe sinajyaga numva ibi bintu nabyitaho, nageragaho naho babivuga nkumva nakwigendera, nkumva abantu abagore ni indaya, niko bakunda kubita. Abantu bavuga nka biriya baba ari indaya ziraho, cyangwa se ari abantu babashize ibisoni, niko bakunda kubivuga. Yego nibyo, turi abakristo, dukwiriye kugenda nk'abakristo, tukagenda nyine mu muco wa gikristo, tukifata nk'abakristo. Ntabwo dukwiriye koko gusama cyangwa se gushamadukira ibintu byose tubonye ngo tujye kureba. Ibyo ndabivuga mpereye kuki, ntabwo ibintu byose byigishwa ku ma social media ariko ari byiza, kuko ndabizi neza ko bihari pe, bikojeje isoni, by'urukozasoni, abajyaho bakambara ubusa, abagira gute, abigisha uko bakora imibonano. Ibyo ni ibintu bibi, ni bibi cyane, ntabwo nakubwira ngo uzabirebe. Ariko noneho hariho n'ibyiza byubaka, bidakojeje isoni, bitarimo ibishegu, ushobora kuvuga kandi mu buryo bwiyubashye, cyane cyane nkatwe abakristo tugahugurana nk'abakristo kandi ibintu bikagenda neza. Ntabwo byose rero twabihindura ko ari ibintu bibi, ntabwo twavuga ko ari bibi, kuko harimo ibyiza, harimo abakristo, harimo abafite inama nziza kandi bakugira inama bikagenda neza. Hanyuma birabye ibishegu n'ibishitani n'iki byose ukabireka, ariko noneho utoranyemo ibyiza, kuko nayo Imana yaguhaye ubwenge, ugomba kureba ibyiza. Kuko hari benshi bajya baza kambwira ati Shangazi narebye ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko nasanze wowe utajya uvuga ibintu by'ibishegu, utavuga ibintu by'ibishitani, mbese ibintu byawe ni birasengeye, ni ibintu by'umuntu w'umukristo. Ibyo rero nanjye mbishimira Imana, kuko nanjye ntabwo navuga ibyo bintu ndi umukristo. Rero ndagira ngo mbabwire ngo abagore mugire ubwenge, nta mpamvu rwose yo kugira ngo abagabo bacu
satani abadutwara gutyo uko yiboneye. Reka tugire ubwenge, tumenye uburyo tukwiriye gufata abagabo bacu neza, kandi tumenye aho tugomba kubyigira, tumenye izi nama twazikura hehe, twabigenza gute kugira ngo tubashe, kuko umuntu wese, abantu bose ntabwo ari ko baba ari abajyanama beza. Hari ukugira inama akaba yakuroha, akakubwira ibintu bibi, akakubwira ibintu bidahuye n'umuco wa Gikristo. Rero nagira ngo tumenye ubwenge, kandi nagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari abagabo ari abagore gusa ndimo kubwira. Muri aka kanya urugo n'urwa babiri, ntabwo ari urw'umuntu umwe, mugomba kurwubaka muri babiri kandi mwese mubyumva kimwe. Rero ntabwo nahugura abagore gusa, ngomba kubwira n'abagabo, cyane cyane ndibanda ku bakristo. Umugabo w'umukristo nibyo koko ugomba kwirinda ubusambanyi, ugomba kwirinda ingeso mbi, ugomba kwirinda ibintu bishobora kukujyana mu ngeso mbi. Ariko noneho menya ngo warashatse ufite umugore, uwo mugore wawe akeneye kunezezwa, kuko wamushatse kugira ngo anezerwe, akeneye kunezerwa. Nubwo uri umukristo nibyo koko, ariko umenye ko mu gihe utazabikora neza nawe ari urubanza kuri wowe cyangwa se ku Mana. Igihe cyose umugore azahorana agahinda avuga ati umugabo wanjye ntacyo yitaho, umugabo wanjye wenda umugore yarahuguwe, yarize, yagize gute, ariko arabona ntacyo witaho, arabona utamwitayeho, arabona ari wa mugabo uza n'iminaniro n'iki byose ugahita wiryamira, nta keya, nta magambo meza, ntaki. Rero umugabo nawe ntago nakureka, kuko hari abagabo benshi bagira uburangare pe. Hari abagabo bagira uburangare batita ku bagore babo, atazi ngo umugore ni gute namufata kugira ngo yishime, ahubwo ugasanga we ararenga akavuga ati umugore wanjye ntago ameze neza, cyangwa se bya bindi mukunda kuvuga. Kugira ngo utabigizemo uruhare mugabo, gufata umugore wawe neza, umenye uburyo ushobora kumunezeza mu gikorwa cy'abashakanye. Aho ngaho ni hahandi nyine uzasanga n'ubundi we nagira uko abyumva, cyangwa se akagirirwa inama, hanyuma wowe agasanga ntacyo witayeho, n'ubundi urugo ruzasenyuka. Nagira ngo mbabwire ngo bakristo dusenga, reka dusenge kandi tugire no kumenya urugo rwacu ese rwubatse rute. Ese mugabo niba uri mu kazi, urimo urategura ute ukuri buze gufata umugore wawe neza, koza kawe neza, akazi kawe neza uragakoze, uragakoze neza, urakarangije, uragatunganyije, ugashyize ku murongo ibisabwa byose, mbese ukoze ibishoboka byose kugira ngo akazi kawe gatunganye, utashye neza rwose, ibintu bimeze neza. Ariko se aho wiriwe aho ngaho mu kazi, ibyo wiriwe ukora, wiriwe utekereza ku mugore wawe, wiriwe utekereza ibyo uri bukorera umugore wawe, wiriwe utekereza uburyo uri bufate neza umugore wawe. Erega buriya kugira ngo ugire ibyishimo mu buzima busanzwe, no kugira ngo ubashe gukora ako kazi, nuko ari uriya mugore muri kumwe ugufata neza. Igihe cyose uzavuga ati umugabo wanjye ntanyitayeho, agatangira kugufata nabi, ntabwo uzashobora ako kazi. Kora ako kazi rero, cyangwa se n'ibindi wirirwamo, ariko uvuga uti umugore wanjye ni gute namunezeza kugira ngo yishime. Umugore wanjye ese koko nta kintu nkora kimubangamira, ese koko mu buriri bimeze neza, bimeze neza ni 100%, biruzuye, bimeze neza. Ese nta marira umugore ararira kubera uburyo wowe utabitunganya neza. Birababaje, kuko impamvu mbivuga ndabizi, hari abagore bageze bavuga ati umugabo wanjye rwose ntago azi ikintu cyitwa gutegura umugore, ntago azi ikintu cyitwa kuntegura. Azahita ava mu kazi, itajya mu buriri, wenda ubwo yakarabye ageze gutagigira muri agahita tangira guhindukiza nk'uhindukiza iki, agatangira kurira nk'ubu. Ibyo bintu kirazira bagore n'abagabo. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi ni ibintu banza kuganirwaho, wowe mugore n'umugabo mukabanza mukabiganiraho. Umugabo ukabuzi ko ngo wateguye gutya uburyo uri bugenze neza n'umugore wawe. Rero ndagira ngo mbabwire ngo bagabo, ntago uko ushobora gupanga umushinga ukavuga uti nzakora ibi n'ibi, nzagira gutya na gutya. Ni nako ugomba gutegurana kira gikorwa cy'abashakanye kugira ngo urugo rwanyu rukomeze rwubakike. Nta kindi kiri mu gusenya ngo muri iyi minsi, nta kindi kiri mu gutuma amadevorce ariho, ni kwa kudahuza, ni kwa kutaganira ku bintu ngo mwicare mu bwo muti ibi bintu tubikore gutya. Ni kwa kundi wenda birashoboka ko hariho n'ibindi bituma abantu batandukana, ariko iyo hari mu buri byamaze kuzamba, wowe mugabo wenda biturutse ku mugabo cyangwa ku mugore, cyangwa se kutaganira, ni hahandi uzasanga rero urugo rusenyutse. Rero mujye muba hafi muri iki kiganiro, kuko tuzajya twiga ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Tuzajya twiga uburyo twubaka ingo zacu. Uyu munsi wenda ntabwo tubyinjiyemo ngo
tubisesengura uburyo ukwiriye gutegura umugore wawe, uburyo ukwiriye kwifata wowe mugore mu gihe cy'igikorwa cy'abashakanye. Ibyo byose tuzajya tugenda tubiganiraho, tugenda tujya inama. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo mugabo niba uzi ko bimeze gutyo, ndagira ngo mbabwire ngo ushobora kuba bimeze gutyo ufite ikibazo. Hari igihe ubona utazi gutegura umugore wawe cyangwa se wanamugeraho ukagira ikibazo cyo kurangiza mu minota mikeya. Icyo ni ikintu gihangayikishije kiriho muri iyi minsi ndetse kinakomeye, gikunze kuba ku bagabo benshi baragifite. Ushobora kwiguta ni njye nyine, ese ubu ngo byatewe n'iki? Hari abantu benshi njye nakiraga mbwa ati ese ubu ni ukubera iki ko mbona afite imyaka mikeya, uyu munsi nkaba mbona ikibazo ari ikibazo, ko mbona ese ni ugusaza? Ntabwo ntabwo ari ugusaza, bituruka ku mpamvu zigiye zitandukanye. Ushobora kuba warikinishije, ushobora kuba ari akazi kesi, stress, ushobora kuba ufite ibintu byinshi. Hari n'abagira ibibazo bya mibe ugasanga irakwangije bigatuma imisemburo yawe imanuka. Ntabwo rero uba ufite ikibazo cyo kuba ushaje cyangwa ntabwo ari ikibazo cyo gusaza, oya, ntabwo ari kuko ari gusaza. Hari n'aba 80 ngaha abasaza ba kera rwose baba bagifite imbaraga. Wowe ufite 40 ngahe 50 ngo urashaje? Ntabwo ushaje, ahubwo ikibazo reba aho kiri, biraterwa n'iki. Ese koko iki gikorwa nkinjiramo nakiteguye cyangwa nagiteguye? Ese koko ntabwo wenda wigeze ugira ibintu byo kwikinisha igihe kirekire bikakwangiza? Ese ni gute ubundi ushobora kubikora bikagenda neza? Hari n'igihe wenda nta n'ikibazo ufite, wenda ikibazo kiri ku mugore wawe, ugasanga rero ikibazo ahanini kirimo kiragenda kivuka ku mugabo. Rero ufite icyo kibazo kimeze gutyo cyo kuba urangiza vuba, mubwire ngo mugabo buriya uko ubitekereza, hari n'abaza bambwira ati hari igihe wenda naba nararozwe, ni gute nshobora kugera ku mugore nkarangiza mu munota umwe cyangwa amasogora, cyangwa ntaramugeraho nkaba ndarangije? Ese ibyo bintu birashoboka? Ati ni gute nyine? Hari n'abenshi bajya mu bapfumu. Ntago ibyiza, inzira ya mbere ari kujya mu bapfumu. Hari abajya bavuga ngo bararuzwe, ngo nibyo babaterereje, ngo nibikiweya. Mu myaka maze buriya ndagira ngo mabwire ko maze imyaka myinshi nkora ibijyanye n'ubujyanama, kubatse ngo mfasha abagore guca imyeyo, abakobwa bagiye gushaka. Ni igihe kinini mbimazemo pe, mbimaze imyaka myinshi. Abakobwa benshi barashatse, babanshimira bati shangaze n'ukuri warakoze, waradufashije, twe tugiye kugenda tumeze ukuntu, ariko waradufashije. Abo nohererezwa n'abasore babo bagiye kubana nabo, abantu benshi bagiye batandukanye. Abagore bacikanywe bakajya mu gushaka batarigeze bagera mu rugo rw'uruhero, wenda kubera ko batigeze babimenya. Ku bagabo nabo mu buriri bitagenda neza, mfasha no kuvuga ngo mfasha abagore n'abagabo mu bijyanye no mu buriri bitagenda neza. Ubu niba wenda wari gutera akabariro bikaba byaranze, ari ikibazo wenda cy'uko umugore ashobora kuba ameze ukuntu wenda, cyangwa se umugabo nawe arangiza vuba. Ibi byose ngira ngo abantu benshi bangeraho babona uburyo ngenda mbafasha kandi bikagenda neza. Hanyuma hari abantu benshi wenda baba batekereza akavuga ati wenda buriya hari n'abajya baza akavuga ati se shanga ko rwose udufasha mu bintu byo guca imyeyo, ukadugira gute, ukatwubakira ingo, ukatugira inama, nta yindi miti, nta bindi bintu ujya ufasha abantu. Hari igihe rero abantu benshi baba batabizi. Mfasha cyane rwose kuko buriya ubujyanama nabukoze igihe kinini cyane n'ibyo guca imyeyo, ariko uko nagiye mbikora abantu bambwira ibibazo, bambwira bati tumeze gutya, bambwira bati ko dufite ama infection, abandi bakambwira bati uko mu buriri bitameze neza, ko ngiye umugore nta mavangingo ngira, ese ko mfite uburwayi ubu n'ubu. Hanyuma bituma ngenda nshakisha imiti. Kuvuga ngo uko natangiye nkorera mu mavuriro agiye atandukanye, nakora mu mavuriro menshi, ngenda niga iby'imiti, ndeba uburyo itangwa, ariko mu gihe ntangiye kwikorera ntangira no kuvuga nise aba bantu ni gute nagenda mafasha, ni gute nagenda mbaha imiti iri bubafashe. Havuga reka mbanze nibura mpereza umuntu umwe cyangwa babiri mbaha imiti ndebe ko iri bubafashe, kuko ngiye ntago njya nkora ikosa ryo kuba nakwamamaza ibintu ntazi neza ko bikora. Nzi imiti myinshi itandukanye pe. Hari n'umuntu igihe umuntu aza wenda kuko ntakunze kubikora kubijyamo cyane ngo mbyamamaze, nkavuga ni wowe ugenda ufata umuti uyu n'uyu, ugenda ubikora
ubikoreshe kandi bizagufasha, akagenda akabikoresha akambwira ati byaramfashije. Rero imiti myinshi ndayizi kuko nayikozemo cyane pe bihagije, nayikozemo, navuye abantu, nakoze mu mavuriro atandukanye, ngenda umuvuzi gakondo. Umuvuzi gakondo nubwo nkora ibyo bintu byo kujya inama cyangwa se kugira inama abubatse no guca imyeyo, ariko mvura n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Ku bantu rero batari babizi nagira ngo mbibabwire, kuko hari igihe umuntu aza wenda akambaza nkavuga se wenda buriya ntihariho n'abandi bafite icyo kibazo, bavuga ati se burashangazi wenda ajya inama gusa n'iki. Nagira ngo babwire ngo mfingira imiti myinshi itandukanye ibasha kubafasha ku bagore babura amavangingo, ku bagabo barangiza vuba, ku ndwara zigiye zitandukanye, ku ma infection, ibintu byinshi bigiye bitandukanye mbasha kubafasha bikagenda neza. Hanyuma rero tujya tugira imiti myinshi igiye itandukanye ibasha kubafasha ku bagore nyine bafite ibyo bibazo, cyangwa se buriya hari n'igihe abantu batekereza ko bati buriya wenda avura indwara bijyanye no mu buriri gusa, bijyanye n'imyororokere gusa, oya, n'ibindi n'izindi ndwara zigiye zitandukanye za amibe n'ibindi bigiye bitandukanye, ababasha kubimenya cyangwa se abagiye bamenya babasha kuza umuntu akabafasha bikagenda neza. Hanyuma rero imiti turagira ngo tubabwire ngo imiti yizewe irahari. Nubwo uzi ko wagiye ahantu henshi hatandukanye ugafata imiti, ugapfa gufata ibyo ubonye ukagenda bakaguhereza, hari uburyo rega buriya abantu bashobora gutegura. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati ngewe reka nshinge business y'imiti kuko mbona ko birimo amafaranga, akagenda akabivanga atazi n'ibyo avanga ibyo ari byo, akagenda akabikora gutyo, ukagenda akajya akaguhereza, ukumva nyine ejo ukajya ahandi ejo ukajya ahandi, ariko bose buriya ntabwo ariko baba bazi kubitegura. Ni ubuhanga, nabyo ni ibintu bisaba kuba ubizi neza, uzi gutegura imiti kandi ikaba yafasha umuntu. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ngo buriya ushobora kuba waragiye henshi ugafata imiti ukazenguruka ahantu henshi hagiye hatandukanye, umunsi akaba nta gisubizo wigeze ubona. Ntabwo wenda ari ukugira ngo ukurure uze, oya, wowe waza ku bushake bwawe wumva ubishaka. Ariko ku bantu bose nagiye nakira, nabwo ko nabanje kugerageza nkahereza abantu imiti itandukanye kugira ngo ndebe ko ibintu koko bizagenda bifasha abantu. Niba ari mpaye abantu 3, 4, 5 imiti bakambwira ati tumeze neza, bimeze neza, niyo mpamvu nagiye mbishyiramo imbaraga, ndimo kugenda mbishyiramo imbaraga cyane kugira ngo mubashe kuza tubahe imiti izabafasha. Kandi ndabizi ko muzagaruka mushima cyangwa se mugatanga n'ubuhamya muvuga muti shangazi arimo aradufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Dufite rero imiti ibafasha, tugira imiti itandukanye, hari yo mu bwoko bw'ibinini ariko nabyo bikoze mu bimera. Ni ibinini byiza cyane birimo gufasha abantu, ariko bikoze mu bimera, ntabwo ari ibinini bisanzwe nyine byo kwa muganga, oya, bikoze mu bimera, tubikura hanze. Ibyo birimo biragenda bifasha abantu cyane ku burwayi bugiye butandukanye, cyane cyane ko ufite ibibazo byo gutera akabariro, abagore bagira ama infection, abagore buma, amadiabete, indwara zigiye zitandukanye zikomeye, izo zose iyo miti ibasha kubafasha bikagenda neza. Hanyuma tukagira n'imiti y'ibimera isanzwe, ushobora kuba ari ifu, ushobora kuba ari amazi. Iyo yose nayo niyo nagiye nkorera ubushakashatsi nkareba, nkavuga se uyu muti ubasha kuvura umuntu, nkawuha umuntu nkareba, nyuma akampamagara ambwira ko byagenze neza. Iyo ngiyo rero nayo irahari, n'ubwoko bubiri, kandi irimo iragenda ibafasha ku rwego rukomeye cyane. Hanyuma rero uzumva byifuza, wumva avuga ati shangazi ndifuza kumfasha, kuko abantu benshi bo barimo baraza kandi bakampamagara ambwira ati bimeze neza, nanjye nkavuga nti Mana uhabwe icyubahiro. Ubaye uzumva ushaka kuza rero twaguha nomero kugira ngo n'ubundi uzaduhamagare, kuko dukorera mu mujyi. Dukorera rero munsi ya gare yo mu mujyi ugana kuri Lagarete, aho ngaho niho uhageze waduhamagara tukakuyobora, ni hafi aho ngaho. Imana rero ibahe umugisha. Nomero zacu ni 078 3 4 4 18 25. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubishimira, kandi Imana ikomeze kubagira neza. Tuzasubira kuko turakomeje gutanga ikiganiro cy'umuryango, kandi nzi ko kizabagira umumaro. Reka dusenge n'ubundi nk'uko twatangiye dusenga. Mana turagushimiye kuri Mana yera ikiranuka, tugushimiye urukundo n'imbabazi zawe, tugushimiye ko ubanye natwe muri iki kiganiro. Izina ryawe nirishimwe. Reka ufashe abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, reka Mwami w'Iteka Nyiringabo wigaragarize ababyeyi, abagabo, ingeri zitandukanye, abanyarwanda bose bagire neza kubera kuri Imana. Ngaho dufashe muri byose mu izina rya Yesu.